so njye niko nabibonye. That's true. Pamela nk'umuntu of course agiye abashaka kwishima having a fun ubundi wowe uri kwishima I mean uruhukira kuki ibintu bigushimisha gukora hari abajya koga hari abajya kuri ibi nibi wowe abantu bwa men I'm happy I'm doing this I mean I want to do this uri gukora iki? So first icyambere niyo ndi kumwe n'ishiti zanjye na family yanjye. When I'm with my family and my friends na n'ikindi kintu mba nshaka that moment mba numva nyine I'm good like bintu byose ndabifite. So ikindi I love traveling. Moving ngende like ngenda ahantu ntazi like I discover new things, new places, new people, you know. So ibyo nibyo bintu bibiri numva nakora nkumva ndaruhutse. Kuri wewe what is love? Love is sacrificing. Mu magambo make numva ko no kwitanga ibintu byinshi nyine ukagenda ubikorera for love. So more like that. Nyine witanze ukirengagiza commitment like ukavuga ngiye gushira ibintu byinshi ku ruhande kubera urukundo ngiye kwirengagiza ngiye you know. Pami ni ikihe kintu abantu bakwibeshyaho batakuziho sometimes bibeshya kuri wowe kandi atari cyo? Senikira. I don't know. Maybe undi muntu wenda nk'umushiti wanjye niyo yabikubwira ati abantu benshi bazi ko umeze gutya kandi ntabwo ari ko umeze wenda umeze gutya. So ntabwo nkizi. Umubano wawe na mama wawe ni umuntu mubanye gute no mu rugo ufata gute like? My mom is my best friend. My best friend, not just my friend. So my mom nyine ari mu bantu so nabikubwira gute nisanzuraho cyane kurusha abandi bantu bose mbwira ibintu byose nshaka umva turavugana kuri phone ukagira ngo I'm talking to a friend kuko my mom is still young and you know so no more she's cool, literally my best friend. Ku bantu bazi wowe bakamenya na Ben bavuga ko hari ibintu muhuje like ibintu muhuje do you think nibyo cyane like se nikidujera nikisabwo tudahuje kuko hari n'ukuntu abantu babana cyane bikarangira basigaye bameze kimwe. So nyiga ko ikintu cya mbere duje nuko twese actually abantu benshi bazi ko nitonda kandi usubize cya kibazo abantu benshi bazi ko nitonda kugira ngo nitonda ndumusazi. So ikintu duje nuko twembi turabasazi somehow mbo ntago turabasazi cyane ariko turabasazi mo gake. Twembi turabasazi. Pamela wari neza wari gute? Ubu ngubu these days kera nari kuvuga ibintu biri different but ubu ngubu nigiye banariye ibiryo byoroshye ntabwo ngikunda cyane ariko ubu ngubu nsigaye ngikundamo gake. Nyine ibiryo byoroshye birimo isosi nyinshi nsigaye nkunda isosi nyinshi sinzi impamvu. This is kind of crazy but I like you know soft food like you know urabona bya biryo biba bikomeye bitarimo isosi ntabwo nyibikunda cyane. This is the last question mbere ko tujya kuri challenge y'amafoto abantu bafite amatsiko nanjye ndimo kabisa. Ben wamukundiye iki? Namukundiye ko umutima wiwe his personality it matches mine so much. We're literally best friends. Before? No. Even now, like, nyine ntago ngiye mbona ko me and Ben we're not more like our partners, like wife and husband. We're more of best friends. So nyine namukundiye ko like we match the vibe. I don't know, like I wouldn't sinzi ko nari gushakana n'umuntu tutameze kimwe cyangwa se tutumvikana wa muntu nyine like ubona ukavuga oh my god ukamutinya cyangwa se nyine mutavibinga mutakwicara ngo like you have a conversation muhuze kwa. So he's literally my best friend. Wow.
For the first time nakubonye mbere wa dance nyinshi in Burundi. Were you nervous, right? That day, they want Yeah. to come there. Like It's not easy ngewe kugenda imbere y'abantu. You know, I always say sinzi nyine iyo nge mba nifite isoni somehow. So, but ubu ngubu nkeka ko byagabanyutse. Before it was so bad. But after having a baby, mva nge mbona isoni zaragabanyutse kwa. Ariko mbere byari bikabije pe. Mbere byari bikabije. back to school. Ni ikihe kintu cyo kwishuri ugikumbura? A moment zo kwishuri ugikumbura? Aho abari is the host of like, man, this moment are fresh on my side. Kuba twicaye muri dom with my friends turimo gutera story kya turi kuvuga amafilme umva that was literally the best nko muri weekend man like tuvuye kumesa umva that was a vibe cyangwa se turi nk'ahantu turi kurya cyangwa se you know ibigo badusuye kuri vidi stuff like that. The bowling moment, moment yajyaga ukavuga ati man we moment ntago nyifuza mu buzima ku ishuri moment yawe yabagariye kubyuka in the morning that was brutal. Like how do you niko tubyutse umuntu saa 10 hari imbeho kujya koga amazi akonje like that was so brutal. Yeah, that was like the worst moment for me. No kumesa ibintu nk'igihumbi muri weekend cyangwa se kuba umwarimu wanyu yarinze gusohoka kandi lunch time